abakunzi ba Bwiza TV ndabasuhuje kandi nanabaha n'ikaze Urugwiro Online TV ndetse na Kiberenka TV aho hose mwahadusanga mukasanga amakuru atandukanye tubahaye ikaze turi hano ku mupaka munini wa Grand Barriere uhuza Repubulika y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunda kwita Grand Barriere cyangwa se La Corniche. Ya Corniche ni umupaka muri no minsi turi kwakira bamwe mu banyarwanda bari kuva mu gihugu cyaho ariko n'umupaka ubu turi hano n'abantu bari gukoresha umupaka abajya muri Kongo abavayo abaza gushaka serivisi zitandukanye. Samu urebye neza impunzi zatashye twagize abo tuganira nabo twagize abo tugana nabo bamwe baravuga ati harabavukiyeyo harabakubwira ko bagiye ari mutoya akabagarutse ari umusaza ari wagiye ahetswe ku mugongo bagarutse nawe ari umukecuru urumva ko ni abantu b'ingeri zitandukanye hari n'abana bavukiyeyo mu by'ukuri icyo navuga cya mbere kuri ino nkuru nuko aba baje hari abamaze imyaka myinshi cyane bitewe n'iki bitewe nuko babuze ko bataha kuko harimo nk'abo FDL yabwiraga ati mwemuretse gutaha tubanze dufate igihugu hari ababuze inzira banyuramo hari n'abatarabishaka sana n'abatabashakaga ariko nkavuga ko impamvu yo gutaha kw'abantu nihe nuko ibice byinshi babagamo byagifata urugero nka Gatoyi nk'ubu bishobora Gatoyi no muri iki gihugu hari intambara hari imirwano ni hamwe mu bantu habaga FDL ubundi twigisha ukora abantu bose babaga mu matwara FDL urupoma ya Binza Ruco cyangwa Twigura ni muri FDL pe n'ubu ziracyari ziteza ibibazo Kicanga bavuye Kicanga muri wavugiye Gicanga hano wavuze hano mu bice byegere Kirorirwe nawe ni muri ibyo bice byabagamo FDL mu by'ukuri utashidikanye yuko FDL zabaje kujya gute utazama urumva bimwe mu mpamvu nyamukuru yo gutinda gutaha kwabo nuko kuba bari mu maboko y'uriya mutwe wa FDL babeshya ko igihe runaka bazaza bagafata igihugu bakaza batahutse nk'abatashye mu gihugu ariko bamwe bagaragaza ko bagiye bahura n'ingaruka muri uko gutinda gutaha babuzwa na FDL hari abagaragaje ko bagiye bahohoterwa bagafatwa ku ngufu abandi bagakubitwa abandi bakamburwa sino muri iki cyiciro gitashye uyu munsi gusa ibyo bibazo bigaragaye kuko no mu bindi byiciro byabanje nawo wumvaga bakubwira ko batari babanye neza na FDL wageragezaga gutaha bakamenya amakuru baramuhohoteraga ndetse bamwe ngo baranicwaga nk'ubushize ari uwo twaganiriye arambwira ati ubaka akaguru kanjye k'iburyo ntabwo kari gukora baramvunnye ibyo ni bimwe mu bintu byagiye bituma bamwe batinda gutaha nkurikije ibyiciro bimaze gutaha bigaragara ko byiganjemo abagore n'abana harimo bakubwira ko umugabo hari abapfakazi umugabo we yarapfuye abandi bakubwira ati arakirukanka hari abafitemo ababyeyi babo bapfuye nuvuga ngo harimo ibibazo byinshi bitandukanye ngira ngo ubushinzwe twaganiraga n'umuyobozi umuvugizi wa M23 mu bya politiki Oscar Barinda umuvugizi wungirije we twaramaretse se kuki muri gufasha gucyura bano bantu ari abagore gusa n'abana atabandi baracyari ku Rwanda kandi koko nibyo nk'umuntu ufite amakuru abenshi mu FDL baracyarwana bari kwirukanka kandi iyo abantu bahunga urabona ko M23 imaze gufata umujyi wa Goma benshi barahunze bavaza Nyiragongo bajya Masisi M23 hagera bajya za Gatoyi abandi ubageze za Warikare n'abamanitse muri Sud Kivu bari kurwana muri za territoire ya Mwenga kuko niho hari imirwano muri Shabunda na Mwenga abandi bakomeza mu bice bya za Rubero bajya hirya urabona rero ko kugutaha nyine ni ingaruka z'imirwano iri kubera muri Kongo ntekereza ko kumara imyaka 31 uko warabuze amakuru yuko iwanyu ari amahoro bamwe barataha kuko bari bararambiwe barabuze aho baca barabuze inzira kubera iyo mirwano yari hari cyangwa se FDL babuza gutaha ntago ari uko bari barabuze amakuru nk'uko bivuze kuko benshi bafite imiryango inangaha niyo mugerageje kuganira maze se ubuje usanga ndarakubwira ati hari abavandimwe cyangwa se abo muri famille bari inanga mu Rwanda ukamubona se ko ari waratinze gutaha kandi bahari nta makuru baguhaga akakubwira ati twaravuganaga bakambwira ko mu Rwanda ari amahoro ariko abo turi kumwe bakambuza gutaha cyangwa se bakananyumvisha uburyo mu Rwanda ningerayo bari bunyice bari bupfunge ugasanga nyine benshi bagiye babuzwa gutaha na FDL atari uko babuza amakuru yuko nyine mu Rwanda ari amahoro cyangwa se benshi bakabura inzira yo gutaha kuko bivuze hanyuma Samu tukiri muri update abantu barabizi bakurikira Bwiza TV ubwo n'aba Urugwiro Online TV ndetse na Kiberenka nabo bagiye profita update gihari nuko kuri no munsi M23 kurwana muri territoire ya Shabunda ni imwe mu territoire manini muri Sud Kivu territoire ifite kilometero kare zira ku 25 birengaho iyi territoire
ikaba ari imwe mu yamaze kugiramo imirwano hashize iminsi M23 ubwo yafataga Nzibira n'ahandi hitwa Kaniyora. M23 iri kurwana yerekeza kuri teritwari ya Shabunda. Babwira ko rero ikintu bita hariya muri hano ahangaha ikintu cya mbere kiri muri Shabunda ndetse no muri Mwenga zimwe muri teritwari zirimo amabuye y'agaciro cyane cyane zahabu. Aho rero bivuze ko imirwano iri gukora benshi ku isahani barimo aba FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi kuko nibo bakora ubucukuzi hano. Akaba rero hari uburyo bakubiswe bitavugwa. Ikindi kigaragara nuko muri no teritwari M23 nihagera ukurikije muri uburyo twe tubibona nk'abantu bakurikirana intambara umunsi ku wundi, bigaragara ko M23 ishobora kuba igiye kubona option yo kwerekera muri Kindu, kwerekera Punia, kwerekera Warikare ndetse no gukomeza kugera muri yo bita Glakatanga. So ubona ko rero ibintu biri kugenda bihindura isura umunsi ku wundi nubwo bari Doha. So bari Doha bari kuganira ariko some still imirwano yo imeze nabi cyane kuko yaba M23 yaba FARDC yaba Wazalendo yaba FDLR ingabo z'u Burundi ndetse baracyagundagurana pe biracyari ibindi. Urumva ubushize ubwo duheruka mu kiganiro n'abanyamakuru hano Igoma cyari cyateguwe na M23 yagaragazaga kwishyize imbere ibiganiro ariko ko ikomeje gushotorwa. Noneho umwanzuro bari bufate nyuma ari ugusanga umuriro aho uri guturukaho kugira ngo ukomeze kuza ubasanga. Iyi mirwano rero iracyakomeje kandi biranagoye ko imirwano yahagarara kuko M23 ivuga ko ikirwanira itaragishyikira. Ingabo za FARDC nabo bafatanije barimo abacancuro harimo FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo nabo bagakomeza kurwanya M23 bashaka kuyikura aho yafashe kandi yo yarahiye ko izakomeza paka Kinshasa. Nukuvuga ngo uko bize uyu munsi wa none yaba M23 nta choice ifite yo kutarwana kubera ko ikenesha Bunda nka teritwari ishobora kwifasha kujya mu kontrola indi materitwari. Ruvango kugira ngo umuntu uri Bukavu, kugira umuntu uri Nzibira, kugira umuntu uri Walungu, umuntu uri muri Mwenga abashe guhumeka nuko M23 igomba kugera muri Shabunda. Uko igomba gufata ko gace arimo. Ruvango ukuntu bimeze igice kimwe gihenda gishirijamo ikindi. Uyu munsi ntabwo bavuga ngo M23 izaguma muri Masisi gusa. Ikeneye Warikare kugira ngo irinde Masisi. Ndetse kugira ngo yize neza ko irinze umujyi wa Goma nuko izaba ifite Masisi ifite na Warikare. Hanyuma kugira ngo Bukavu ibeho nuko Uvira igomba kugira gute kujya mu maboko ya M23 cyangwa se FARDC igomba gufata Bukavu kugira ngo Uvira ihumeke. FARDC igomba gufata Bukavu kugira ngo ibice bya Nzibira, ibice bya Kaniyora, ibice biri strategic bibashe guhumeka. So ukabona rero ko intambara iri kwerekera mu bice bitandukanye. Samu nakonge ndeba utu update twaduhari reka gatoya ndebe ibintu nyine ngo bikomeje kuba biharibika, bikomeje kuba bihindura isura. Urumva M23 yo irarwana ishaka gusekiriza aho yamaze gufata. Yego. Noneho FARDC nayo ikaza ishaka kuhabambura kugira ngo rero M23 yizere nk'uko wari umaze kubivuga umutekano waho yafashe nuko yagura ikagikomeza kubigizayo kure. Nk'uko byari buri muri amasezerano ko ari ibirometero bigomba kuba hagati yabo. M23 iri kubishakisha. Tunavugisha kuri Samu ntago bavuga ko ibiganiro ibyo bishyizwe imbere nkuko nabivuze ntago M23 izagira Masisi yizere ko izabaho iri safe. Uyu munsi wa none FARDC irazana drone zivuye muri Warikare zivuye Kisangani zikaza kurasa Masisi. Bivuze ngo byanga byakunda M23 igomba gufata Warikare igafata na Kisangani. Ukuvuga ngo kugira ngo sidi kibihumeke nuko ibice bigomba kuva muso. M23 musone ifite governor wa Kivu y'Amajyepfo na governor wa Kivu y'Amajyaruguru. Ntago abantu bazigera bahumeka batarafata intara yose. Ubwo bavuga ko M23 ifite intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihe akiri nka kilometero kari mu 30 itarabona kuko kimwe cya kabiri kizi ntara ubwacyo ntago kirabasha kuba kibohorwa. So rero ukabona ko ni challenge kuri M23 bikanacari kuri government. Buri wese akeneye igice cy'undi arimo n'undi akeneye igice cy'undi arimo. Ari nayo mpamvu bazakomeza nyine guhangana paka so giye kubwanya nkabona ko Doha ni temporaire buri wese baracya kugerageza ngo barebe ko bishoboka ariko amahirwe menshi nuko birabiganira uko bagomba kurwana uko M23 barayibwira ngo izave mu bice ifite izavamo igeheshye. Ntago nishobora kubyemera kuko izuko byagenze mbere ibaye ibirekuye nta kibyambere byaba byarayigishije ntibashobora gukora iryo kosa. Yego no ikigihari hariya uribaza bakubwira FARDC maze gukatirwa gupfa ba General Makenga. So ikindi bazashyira intwaro hasi bagiye kuba bagiye kuba abasivili. Makenga azaje kumusivili maze imyaka 30 mu ntambara arwana. Hanyuma bazajya kuba hehe iwabo baracyari mu nkambi
bazajya he badatashye icyo barwanaga no gucyura impunzi no kugira ngo abantu bagira amahoro Kinshasa iracyatsi imbere ko itabaza ari abanyarwanda so urumva ko haracyarimo challenge nyinshi za politiki giye kugaye nkabona ko Doha itamporere kugira ngo uruhande rumwe rwa M23 ikeneye gutoza abasirikare FARDC ikeneye gutoza abasirikare bakeneye gukora politiki so ku buryo ahubwo abantu bagomba kwitega intambara ariko tugiye kuzabona intambara iruta iyo twabonye samba urumva nkimana kubona biriya biganiro bya Doha n'ibyo muri Amerika bitangiye nkabona aho kugira ngo ibyo basinye cyangwa se bikubiye muri ayo masezerano bishyirwe mu bikorwa nkabona ahubwo ibitero bikomeje kwiyongera ndetse mbona ko ntabwo intambara ihagaze ahubwo nibwo igiye gukaza umurego M23 yatangiye idafite ibikoresho bihagije kuri ubu ibyo yafatiye muri uyu mujyi wa Goma byonyine bishobora kuyifasha kwegera imbere kandi uko yegera imbere abihasanga n'ubundi nabo hari igibambura hari n'ibindi batesha bityo iri kugenda ibona imbaraga zirenze izo yatangira bigoye ko rero nayo yapfa kurambika amaboko gutyo keretse habaye ikindi kintu kidasanzwe ibyo ntibidashoboka katubihanga amaso Sam katubihanga amaso ndagushimiye cyane Sam urakoze cyane Meki nanjye nagushimiye kuba waduhaye ikaze kuri Bwiza tugafatanya gusangiza abadukurikira amakuru yego urakoze cyane